Hello kandi karibu nanone ku nkuru z'ibihe ku bantu tudaheruka guhurira muri studio. Karibu sana ikaze muri studio zacu. Twari tumaze igihe kinini cyane tutoganira kubera isi niko imeze. Tumaze igihe tuganirira mu muhanda, mu birunga, mu mashyamba, dutembera Kigali ya nijoro, tugenda dusangira ibitekerezo bitandukanye. So iyi video rero ni follow up ya video twakoze tuganira kuri za divorce zabereye muri Eden. Muri iyo video twavugaga uburyo umugore yumviye inzoka, umugabo yabuyereye, noneho tugatangira tureba ngo umugabo absence y'umugabo iyo ivanzwe no gutwika umugore, icyo biza kubye. So sinshaka kugutindira cyane muri iyo video kuko twaganiriye turi muri sport icyo gihe, hanyuma nyisoza nkwemerera ko tuza gukora follow up video tukaza kuyikorera muri studio, cyane cyane ko twari tumaze igihe kinini tutaganirira muri studio. So iyo video nayo ndaza kuyishyira ku musozo, ku mpera y'iyi video nuyireba ukayirangiza uraza kuhabona indi video uze guhita ukandaho uyirebe. Urasangamo ibintu byinshi twagiye tuganira kuri Adamu, Eva, inzoka, urugo rwa mbere, na relevance yabyo cyangwa se igisobanuro cyabyo mu ngo za none uyu munsi. Nimba uri umugabo ukunda kurara mu tubari, niba uri umugabo ukunda kugendagenda cyane ugata urugo rwawe, nimba uri umugore ukunda guhabwa amalift, nimba uri umugore ukunda kumva story z'abagabo n'abasore batagushatse, iyo video irakureba, uze kuyireba. Hanyuma rero reka twihute dukore follow up. Ni story zo muri Bibiliya cyane. Naje gusanga ko hari ukuntu abapasiteri, abapadiri, abihaye Imana, abari mu murimo batwigisha, ugasanga harimo parti twakwita ko ari ebyiri. Harimo amabandi bakakwigisha bashaka kugusahura imitungo, bakwigisha ibitangaza bitabaho, bagusomera amajambo just ya yandi agusha ku cyo bagukeneyeho kuruta uko babohora umutima wawe. Of course hari n'abandi, hari abandi bari mu murimo barasizwe, sibyo? So ngewe rero simbizi nimba narasizwe cyangwa se nshaka kugutwara utuntu twawe, I don't really know, nk'umuntu wakuriye mu madini chrétien menshi, wasomye mu bushobozi bwanjye bukeya, so I think hari ibintu tuba tugomba kuganira, stories ziba ziri muri Bible ariko zigiye zifite ubusobanuro cyangwa se zisa nk'ubuhanuzi bw'icyo gihe barabwiraga donc abantu bo mu isi ya none. Reka dukore follow up video ku bya Adam na Eva. So inzoka imaze kwinjira hagati yabo, imaze kubashukashuka, umugabo kubera yari yazerereye, of course byinshi twabivuze muri iyo video, and then n'umugore amaze kumvira inzoka, bamaze kurya rwa rubuto. By the way, hari agastory abantu bajya bakunda gupostinga cyane, agastory kakabaza ngo ariko uko dufite imiruho ingana gutya ngo urubuto rwariwe ari apple, kuko akenshi niko bakunda gushushanya nyine apple berekana ko ari rwo rubuto rwariwe. Yagaba ati noneho iyo uriya mubyeyi aza kurya insenda ubu ngubu ubuzima buba bumeze buti? So ubuzima byo ntibworoshye. So story aside, bamaze kurya kuri rwa rubuto, bamaze kurenga ku mategeko y'Imana, and then icyakurikiye, Imana yahamagaye Adamu again. Imana yaremye umuntu imwita Adamu, imuha instructions, imuha amategeko, imuha n'inshingano. Bukeye iravuga ati uyu muntu reka muremere umufasha. Irema umufasha, donc ni kuvuga ngo mu byo naguhaye gukora, sibyo
nkuhaye uzajya agufasha kugira ngo utazagira iki urwitwazo. Mugabo rero Imana yaguhaye iki urugo, wasize so na nyoko ujya gukura umuntu iwabo. Ubwo ni ukuvuga iki? Ni ukuvuga ko za nshingano waremanywe, rwa rugo ya Edeni Imana yaguhaye mu bushobozi bwawe. Tubisubiremo, ntabwo ari uko buri mugabo wese ntazubaka etaje i Kigali, n'uzayubaka i Kigali siko azayubaka Dubai, n'uzayubaka Dubai ntazayubaka New York, ariko yaba etaje, yaba kadasitire, yaba nyakatsi, urugo rwawe niyo Edeni yawe Imana yaguhaye. Iguhaye ibintu birimo ngo ubigenge, ubyiteho, ubifate neza. Donc umugabo yahawe inshingano, ahabwa no umufasha. So then bamaze gukora amahano, kurenga ku mategeko y'Imana, Imana yagize itya irahamagara. Yarabashakishije of course irababura, and then irahamagara. Ihamagara nde? Yarabanje ihamagara inde? Adamu. Iramubaza ngo uri hehe? Imana yarabanje igira gute? Ihamagara Adamu. So, icyo kintu ndi kugitindaho cyane kugira ngo bagabo mwumve inshingano, responsibility zawe. Ibisambo nibitera iwawe uzabyuka ujye kwirukankana ibisambo, sibyo? Nihagira ikibera mu rugo iwawe, leta izazikubaze mbere y'abandi bose, izabaza wowe nk'umukuru w'umuryango. Nihagira ABCD uzafata izo responsibility. So muri video ibanziriza iyi hari uwatubwiye ngo ese buriya abagore ntibaca inyuma abagabo babo kubera uburangare bw'abo bagabo? Ahangaha rero kubera ako kantu ka kubera n'ubundi niko twashakaga kuvugaho, gutanga impamvu z'icyaha, gutanga impamvu z'amakosa, gutanga impamvu z'amabi dukora. Mugore, mugabo, birakureba. Nyuma y'uko umaze guca uwo mwashakanye inyuma, y'uko umaze kumuhemukira, y'uko umaze kugira gute, iyo utangiye ukavuga ngo ni ukubera ugatunga intoki, dore ngaha aho biri kuva. Ni muri kamere zacu, kamere zo guhishira icyaha, kamere zo kudahinduka, bikaba bituma uyu munsi Imana yararakaye, igatanga iki? Igatanga ibihano. Reka dukomeze. Yaramuhamagaye, iramubaza ati uri hehe? Adamu ati ndihishe. Imana ati reka da, wihishe se gute? Umugabo ati rero njyewe n'umugore wanjye twasanze twambaye ubusa, tujya kwihisha kure y'amaso yawe. Iyo uhemutse, iyo uvuye mu bibi, iyo bitagenze neza, iyo ukiri imfura akenshi urihisha. By the way, hari abantu bava mu mabi, mu manjwe, bakaza n'ubundi bagafesinga abo bashakanye nta soni na nkeya, donc babita abantu bagize gute? Bakuyeho. So Adamu rero yasubije Imana ati twebwe, urumva ko yari agifite ubumuntu, yari ataraba umuhemu pe, yari ataraba umunyabyaha wa ruharwa. Bati njyewe nasanze nambaye ubusa, nanga kuza mu maso yawe, ahubwo duhitamo kugira gute? Kukwihisha. Kukwihisha. Imana iti none se ninde wababwiye ko mwambaye ubusa? Ko kuva na kera urumva barimwe bambaye ubusa, babana gutyo, ntibari babizi kuko hari ibintu batari bagahishuriwe. So ubwo rero mu kurya rwa rubuto, kuko n'inzoka yari yababwiye ati nimurya kuri rwa rubuto muzabasha kumenya ikibi n'ikiza. And by the way, inzoka ntiyabeshye. Ntiyabeshye. And then ahangaha nawe ushobora guhita wibaza ikibazo kigira kiti ese ko Imana yababujije hanyuma barangiza bakakirya, bamara kukirya iby'inzoka yabasezeranyije bakabibona, bagatangira kugira ubumenyi, bakamenya ko bambaye ubusa, bakamenya ko bagomba kwihisha Imana, bakamenya ko umuntu wambaye ubusa atajya imbere y'Imana, ese iyo nzoka koko ntiyavugishije ukuri yo? Ese Imana
kuki yatugerageje gutyo ikaduhisha ibintu by'ukuri, yarangiza ikabitubuza, and then inzoka y'inyaryenge ikaza ikabiduhishurira. Ese mu by'ukuri inzoka, satani ni mubi? So iki ni igisubizo tuzashaka muri video ikurikira, cyane cyane nimba uri interested mu bintu bya religion cyane. So iki ni igisubizo tuzashaka muri video. Nidakurikira iyi, izakurikira izaza nyuma y'iyi ngiyi. So Imana iti aho ntimwariye ku giti nababujije? Ese ntimwarenze ku mategeko nababujije? Wa mubyeyi we, wa mupapa we, aho ntiwarenze ku itegeko ry'urugo? Ntiwarenze ku kuba umufasha w'umugabo wawe ukajya kuba umufasha w'undi mugabo? Ntiwarenze ku kuba umutware w'urugo rwawe ukajya gutwara ingo z'abandi? Umugabo yahise asubiza. Aka kantu naragakunze. Ntabwo yarebye umugore, yahise asubiza. Iyo yari step ya mbere. Step ya kabiri cyari ikintu agomba gusubiza. Ese iyo wakoze amakosa, iyo wahemukiye umubana, iyo wamuteye umujinya, iyo wamugeze hano, iyo cya gihe cyo kuganira kigeze, ubigenza gute? Ni ayahe magambo akuva mu kanwa? Wa mukozi wacu duhita tuhagaruka. Handi yavuze ngo abagore ntibakora ABCD, baca inyuma abagabo babo ngo kubera ko abagabo baba badahari. So igisubizo Adamu yatanze ni iki? Yaravuze ngo umugore wampaye yambwiye ndarya. Imana yarabajije ngo aho ntiwishe itegeko naguhaye ukarya kuri cya giti nakubujije? Igisubizo cyari yego, mbabarira. Ariko ntabwo ariko Adamu yabigenje. Yaravuze ngo umugore wampaye, muri make njyewe ndi umwere, amategeko wampaye narayumvise ndanayubahiriza, ariko umugore wampaye niwe wambwiye ndarya. Muri make iyo utaza kumumpa sinari kugira gute, sinari kuryaho. Bivuze iki? Bivuze ngo umugabo nashatse ni umusinzi, ntanyitaho. Nubwo tukibana muri mariage, narazamuye akaboko muri kiliziya, nkakazamura muri church, nkakazamura kwa pasiteri, tukunga indoa, tukajya mu rusengero, nkarahirira yuko nzabana nawe mu bibi bye no mu byiza bye. Wa mugabo asigaye arara mu kabari, niyo mpamvu nsigaye ndara mu bagabo. Wa mugore wampaye dore asigaye agenda mu malifti, ndi gutekereza ko ashobora kunca inyuma, ndi gutekereza ko ibi n'ibi, niyo mpamvu nagiye mu bandi bagore. Urwitwazo, gushaka impamvu zijisitifiya ibyaha wakoze. Nyamara ujya kubikora wari ufite ubwenge bw'uko ushobora gutekereza kabiri. Nimba binagucitse, byavumbuwe sibyo? Byavumbuwe. Ufite amahirwe yo kwemera ibyo byaha, ukagira gute? Ugaca bugufi, ugahanwa. Imana yumvise ibyo, ntabwo yahise irakara, itegereza ko umugabo afata responsabilité, iraheba, niko guhita ijya kubaza umugore, madamu byagenze bite? Kuki wariye ku giti nababujije? Mariage yanyu niko ko ari isezerano mwagiranye imbere yanjye ko nabahuje nk'umugore n'umugabo ngo mufatanye, kubera iki wagiye guca umugabo wawe inyuma kandi uzi ko bibujijwe? Umugore ati inzoka waremye, inzoka yanshutse ndarya. Nanone nta kuvuga ngo mbabarira narenze ku itegeko ryawe, nta kuvuga ngo mbabarira nakoze ikizira, nta kuvuga ngo ibi bintu ntibikwiye ntibizongere. Hoya, ahubwo njyewe ndi umwere kubera ko mfite impamvu zo guca inyuma umugabo wanjye.
umugabo wanjye, donc nabonye umugabo umfata neza kurusha uwo nashatse, nyamara uko kugufata neza ni amacabiranya, ni wa mwuka w'inzoka twavugaga. Yampaye lift, umugabo yansize ku zuba, undi mugabo araza arantwara ampa lift angeza aho yishyuye minerval z'abana. Yabigenje gute? Ugasanga ufite iki? Urwitwazo. Donc muri make, iyo icyaha cyabaye, nyuma yo gukora icyaha hakaba urufata responsabilité, urugo rutangira kuzamo iyo miruho muri kugenda muhura nayo. Byarangiye bite? Imana ntabwo yari kugenda ngo ibaze inzoka. Maybe inzoka yari guhita ivuga ati dore uko wandemye, nyine nagenda bibabwira, ubwo nakoze mission yawe. So Imana yarababaye, umutima wawe urashengurwa, probably yicuza icyatumye iremye umuntu wamugana again, and then irangije yitegereza umugabo, iramubwira ati mugabo rero, ibintu byanjye nabigize clear, wanga kubyumva, naho ukoreye amafuti ntabwo ushaka guca bugufi ngo uhinduke. Kuva uyu munsi rero, umuryango wawe, abagukomokaho, umugore wawe, abo bose bazarya kubera ko wiyushye akuya. N'ubundi ntiwari uri mu rugo rwawe, and again nawe uziye ntushaka gufata responsibility. Nuko rero ibizakubaho byose, abantu bawe bazabeshwaho n'iki? N'ibyuya byawe. Ibyuya bikavuga iki? Umuruho. Mugabo, nyuma yo gucana inyuma, umugore wawe akabimenya. Mugore, nyuma yo gucana inyuma, umugabo wawe akabimenya. Nyuma y'uko muganiriye akubwira ati ibi bintu ko twabivuganye, ko nakubwiye ko ntabikunda, ko n'Imana itabyemera, ko n'amategeko abikubuza, kubera iki wagize gutyo ukabikora? Ugatangira ngo urumva ntabwo uhari, urara mu nzoga, uhora ugenda, nabonye mu mwanya, ibintu nk'ibyo ngibyo. Urumva umugore wanjye ntabwo unyitaho, amashuka uko twayaguze aracyari umweru, bla bla bla, kwa kundi nabonye umugore umeze gutya na gutya, then wowe donc ugatangira kwerekana ko icyakozwe, ikizira cyakozwe kitari ikizira, ugashaka impamvu zo kurira ku muziro. Niho ya miruho itangira kuza, za ntonganya, za divorce, za manza, za ki, ngibyo byabyoya. Umugore rero nawe, mugore wanze kumvira amategeko, waciye nyuma umugabo wawe, wakoze ikizira, rero wa mugore we, nawe uzabyara bigeze gute? Bikugoye. Uzajya ku bise, uzamererwa nabi cyane, ugiye kugira gute? Kubyara. So niyo mpamvu n'undi mugabo ushobora gushaka, n'ibiki byose ushobora gushaka, igise kirashushanya iki? Uwo muruho uhambaye uzanyuramo. Kubera iki? Kubera inkurikizi z'ibyaha byawe. Ngaho aho umuruho ukomoka, nk'uko umuruho dushobora kuwusanisha n'urugo n'amadivorce. Mujya mubona abamama birirwa birukanka mu nkiko, abapapa birirwa birukanka mu nkiko, n'ubundi bamara kubona divorce bakajya gushaka abandi bagabo, uyu munsi akaba ari hariya, ejo akaba ari hariya, ejo akaba ari hariya. Umugabo nawe ni uko nguko, n'imiruho yo mu isi gutyo. Donc inkurikizi za divorce, inkurikizi z'ibyaha, ibyo byose murabona ko umuzi wa byose, nta muntu uri parfait, nta muntu udashobora kugwa mu gishuko. Ariko nyuma y'uko kiguyemo, step ya mbere ni ukugihisha. Twasanze twambaye ubusa turihisha. Of course ushobora kugihisha, kuko nanone kuva muri ibyo ukajya kwirata ku muparteneri wawe umubwira ibyo wakoze, ntago mbizi ko aho ngaho harimo discipline. But igihe abivumbuye, iyo utangiye kumuha impamvu, umuntu arakubwira wakoze ibyaha, wampemukiye, wagize gute, ukamubwira ngo ngo impamvu naguhemukiye
impamvu nakoze ibi, impamvu nakoze ibi, nyamara nta mpamvu yo guhemuka igira gute ibaho. Hanyuma rero iby'inzoka, wowe mugabo, wowe mugore ufite umwuka w'inzoka, ufite umwuka wo gusenya ingo z'abandi, gutereta abagabo b'abandi, gutereta abagore b'abandi, gusenya ingo z'abandi, Imana iti nzashyira urwango hagati yawe n'abazakomoka ku mugore. Kubera ko waganiriye n'umugore kubera nawe wanzoka we, abana uzabyara bazajya bagenda bakandagirwa umutwe n'abana uyu mugore azagira gute, azabyara. So nusenya urugo rw'abandi, my friend, ntago bizaguhira, ntago bizaguhira, uzirukanka ku musozi. Abana bawe bazaburara, sibyo se? Uzafata amafaranga ujye kwishyura, hehe, wishyure, before you know it, abana bawe nibo bagomba kubigenderamo, umuryango wawe niwo ugomba kubigenderamo. Umugore uzafite amafaranga ujye kugura abasore, ujye kugura abagabo, ujye kugura iki, at the end of the day abagukomokaho nibo babigenderamo, kubera ko urahaza ibyifuzo byawe, ariko financially urica ubukungu bw'abana bawe. Bitihe se warakize, waraminuje, ufite amafaranga menshi, wa mwanya umara mu mahabara, wa mwanya umara hehe, uwo mwanya uzakiriyetinga difference hagati y'abana bafitiwe umwanya n'abadafitiwe umwanya. Niho uzabona umwana aturuka mu muryango wifashije cyane, kubera ko iwabo batabonye umwanya wo kumwitaho, kubera ko bari mu mahabara, kubera ko bari barangariye muri ibyo bindi. Then usange umwana ku myaka ya 20 azi amoko yose y'ibiyobyabwenge. So dusubire rero mu yindi siri yo kuri Bibiliya. Ngira ngo ufite igitekerezo gishyire muri comment, hanyuma kugira ngo iyo video yindi izaza rero ndaje nzakubwira video tugomba kuganiraho, kandi ni vuba cyane tugiye gukora video nyinshi umufiririzo, kuko niko kanya turi kugenda tubona. Ndari kugira ngo uzayibone, kandi aho ngaho kuri subscribe. Mbonereho gushimira abantu mwakanze kuri subscribe, muraba agaciro kuri twebwe. Kanda na like kugira ngo video yacu igere kure. Ikibazo, icyifuzo, igitekerezo ubitwandikire muri comment. Ibindi rero, Imana iguhe umugisha, ikurinde inzara nyinshi, ikurinde n'umurengwe mwinshi, kubera ko inzara n'umurengwe birandagaza. Hanyuma rero ibiganiro by'inkuru z'ibihe nakagaruka. Ciao ciao, naho utaha.